mu mbwirwaruhame ze akunda kugaruka ku bahutu, abajenosideri ndetse na FDLR na XFAR, akavuga ko abatari abanyarwanda ndetse baruhekuye. Nyamara kandi akavuga ko mu Rwanda nta n'ubwoko buhari, ko ahubwo hari umunyarwanda gusa. Ashyigikiye jenoside yakorewe abatutsi, ariko bamubaza ati abo batutsi ni bande, ntago ashobora kubisubiza. Jean Damascene Bizimana avuga ko ari minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda, ariko batavuga n'ubutegetsi bamushinja kuba minisitiri w'irondabwoko, irondakarere, icinyizabwoko ndetse n'itandukanya ry'abanyarwanda. Ibi kandi minisitiri ariko abihakana yivuye inyuma, akavuga ko ari ibigarasha ndetse n'interahamwe zikomeza kumutera. Ese Bizimana Jean Damascene ni muntu ukiyoboye ibintu bumwe, minisiteri ubwayo iteye ku buryo kugera ku ntego zayo byabigoye? Mbahaye ikaze mu kiganiro online. Jean Damascene Bizimana yabaye umutegetsi ku bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Kuri aya mateka we ntago yemera, avuga ko Juvenal Habyarimana nta mahirwe yatangaga haba ku batutsi, ahubwo ngo bari barahejwe inyuma. Bizimana Jean Damascene yabajijwe ati none wowe wizute? Jean Damascene Bizimana avuga ko ari uguparanganya no kwirwanaho. Nyamara kuri buruse ya leta, Jean Damascene Bizimana yagiye kwiga i Paris mu Faransa, agera n'imyanya y'ubutegetsi. Mu matariki ku itariki zingahera kaze turebe, muri 2021 nibwo minisitiri yego kwa karindwi tariki 10/21 nibwo Jean Damascene yarahiriye kuba minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda. Muri opposition baravuze bati ntago ubumwe buzagerwaho mu gihe umuhezanguni nka Jean Damascene Bizimana ari ugiye gutegeka iyi minisiteri. Bahera kuki? Jean Damascene Bizimana yagiye yumvikana kuva kiyobora CNLG, komisiyo yari ishinzwe kurwanya gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kurinda amateka yayo. Jean Damascene Bizimana akiyobora yagiye avuga amagambo n'imbwirwaruhame zitandukanye zishinja bamwe ko abanyabyaha bose, hanyuma abandi bakaba ari abere. Aha bivuga ko Jean Damascene avuga ko abahutu nabo bakomokaho ari abanyabyaha ba jenoside n'interahamwe. Hanyuma ku kijyanye n'abatutsi nta kintu bikomozaho, abatutsi bose ngo nabere, ni abantu bameze neza cyane. Abasesengura bya politiki barebye imbwirwaruhame za Jean Damascene bavuga ko bigoye cyane kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge buzagerweho mu gihe Jean Damascene ari ukiyoboye iyi leta. Jean Damascene ubwe ari ukiyoboye iyi minisiteri. Mu mbabarire, Jean Damascene avuga ubwe bwite ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nako ababyeyi be barokotse jenoside, bazize jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe we yabaye yibereye hanze cyane. Gufata minisiteri ukayiha umuntu nk'uyu ufite ibikomere by'amateka ndetse kandi uvuga ko ari ubwoko bwa ko ari mu bwoko bwakandamijwe ndetse bwakorewe jenoside, sinzi icyo uwo mutegerejeho ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Dore iby'abantu abatavuga n'ubutegetsi bashinja Jean Damascene Bizimana. Icya mbere, nta na rimwe yigeze ashobora kunga amateka y'igihugu, habe kuri Kayibanda, Habyarimana ndetse n'Inkotanyi. Buri wese avuga amateka ye ahereye ku kabaro ke. Rimwe na rimwe abahutu hari igihe bavuga ko nabo hari abapfuye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nyamara bo ngo nta n'umwe ubibuka, nta n'uzaho bari. Jean Damascene Bizimana abasubiza babwira ko mu ntambara y'Abayahudi muri jenoside y'Abayahudi Abadage bayipfiriye batibukwa. Nyamara Jean Damascene Bizimana abandi bakamubwira ko ibyo bintu atari byo, kubera ko intambara jenoside y'Abayahudi yari igihugu cy'amahanga kiri kwica abandi baturage nabo batari abene igihugu, mu gihe abo mu Rwanda bo ari abanyarwanda bicanye. Ibyo rero ngo bikaba bitandukanye na jenoside y'Abayahudi. Nyamara ibyo Jean Damascene ntabwo abyumva. Amateka kandi intwari zose z'igihugu ngo ziri mu bwoko bumwe, ziri mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'izagiriye akamaro abatutsi, ariko ngo izagiriye akamaro abahutu reka da, ngo izo ntago zibaho. Ngo izo ntago zibaho. Ngayo nguko amateka atunze ni ikibazo gikomeye kuri Jean Damascene Bizimana, no kugira abigireho bizakorana. Jean Damascene Bizimana
avuga ko abana bose b'abategetsi bwo bwa Habyarimana bafite ingengabitekerezo ya jenoside kandi na ba sara abajenosideri, bityo bana nta kintu bagakwiye kuvuga kifatika kigaragara ku buryo leta yabumva ngo igire icyo ibikoraho. Ashinja abo kwa Mbonyumutwa nabo n'abandi bose bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana kuhembera ingengabitekerezo ya jenoside ku buryo babumva bagarura iyo jenoside bafatanije na FDLR, ibintu bahakana bivuye inyuma. Iyo abantu bitegereje imiterere ya Minubumwe umwe rero babona atari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ahubwo ari minisiteri y'icengezamatwara rya FPR Inkotanyi. Bahera kuri ibyo bavuga bati Jean Damascene n'ubundi yakagize uburyo avugamo ibintu ku buryo nta bwoko bwumva ko bwatsikamiwe bityo butanafite n'ijambo mu gihugu. Ibyo Jean Damascene ibyo ntago bimureba kubera ko akenshi arwanira intego ya FPR ndetse n'amateka yayo kuyashyira hejuru kuruta ayandi yose ku kiguzi icyo ari cyo cyose nk'uko Jambo ASBL ibyandika. None Minubumwe yayo rwite icya mbere ni uko mu bantu bavuga bashobora kwibara Minubumwe kandi ikagenda neza ari Reverend Dr Antoine Rutayisire. Uyu ngo nubwo adakora imirimo Minubumwe ariko ngo iyo avuga ku bijyanye n'amoko usanga ashyira mu gaciro atameze nk'umuhezanguni Jean Damascene Bizimana. Jean Damascene Bizimana iyo avuga ko abahutu ari abana babi cyane. Jean Damascene Bizimana iyo ukurikiranye neza usanga akenshi yifitiye ihungabana ry'uko ababyeyi be bishwe na muri jenoside yakorewe abatutsi, bityo ababisha ari bo ubwoko bw'abahutu badakwiye no kugira ijambo ye. Nyamara kandi Jean Damascene Bizimana agafata imbwirwaruhame zivuga ziti rwose banyarwandakazi ubumwe ndi umunyarwanda, akabivuga ku munota wa mbere akagera ku wa gatatu yamaze kubyibagirwa. Ari gushinja bamwe ibyaha, abandi ubuterahamwe, abandi FDLR, abandi n'ibindi. Ngayo nguko ibya Jean Damascene Bizimana, minisitiri uyoboye Minubumwe, minisiteri y'ubumwe bw'igihugu, ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'uburere mboneragihugu, amwe bakayita nyine Minubumwe karo gufata ubumwe ukabumena n'ubundi ari byo Jean Damascene Bizimana yaje kwikorera muri ya minisiteri nyuma y'uko avuye muri CNLG. Icyo kuri uyu mugabo ntitwarangiza ikiganiro utavuze ibyiza bye. Jean Damascene asa n'umuntu wize nubwo rimwe na rimwe akoresha propaganda akabeshya agacurika abantu. Azi ni umuhistoriye mwiza, azi kujya mu mateka agasoma, azi gukora sitasiyo no gukotinga abantu, azi gusoma ibitabo akamenya no kwandika. Ngayo nguko akamenya na propaganda neza wagira ni himura wundi wo kwa wo muri kwa Hitler. Ngayo nguko rero propaganda ya Jean Damascene Bizimana rwose arayimenye, arayiza kandi n'impamvu FPR Inkotanyi muhoza kuri uwo mwanya nyine kuko ayikorera akazi keza. Mu by'ukuri ugiye kureba ukareba misiyo FPR ntabwo ari ubumwe bw'abanyarwanda yahaye Jean Damascene Bizimana, ahubwo yamuhaye ubumwe bwa FPR bwo gucengeza amatwara ya FPR yose ashoboka uko yaba ameze kose akayashyira imbere. Uwiteka abane namwe, bye bye. Ngayo nguko Jean Damascene Bizimana.